Birashoboka ko umuntu ashobora kwicwa n'inyota. Njye nitwa Toxic Imani. Ku isi hari abantu benshi cyane. Hari ibiremwa haba hakundikiyemo abantu, inyamaswa zitandukanye z'igasozi ndetse n'izo mu rugo, hakabamo n'ibiti ndetse n'imisozi n'inyanja ndetse n'ibindi. Ibyo byose ukuyemo inyanja bikenera amazi. Amazi ni isoko y'ubuzima. Udafite amazi ntiwabaho, akenshi ushobora no gupfa. Birashoboka ko ushobora kwicwa n'inyota ariko utabuze amazi iyo bakuroze. Gusa nanone ushobora kwicwa n'inyota kuko udafite amazi. Amazi afata runini cyane umubiri wacu ndetse n'ibimera ndetse n'imisozi n'ibindi byinshi cyane. Isi ibaye idafite amazi ntabwo yaba ikiri isi, yarimbuka yose, abantu bashira, ibiremwa yose yazahinduka umukungugu. Burya umuntu uri butayu niyo yaba ari igitonyanga cy'amazi cyo kiba gihagije kuri we kugira ngo abashe kugarura ubuyanja mu mubiri. Hari igihe umuntu agira inyota akaba n'amacandwe mu kanwa afite ngamire. Bibaho cyane ko umuntu ashobora kuma mu kanwa kubera ko yabuze amazi, ari inyota yamwishe. Cyane umuntu iyo ari ku zuba yicwa n'inyota, amacandwe yakuma cyane. Amazi turayatekesha, amazi turayafurisha, amazi turayoga, amazi tuyakoresha byose. Ni ukuvuga ngo amazi atari ku isi nta kintu twakora. Amazi tuyifashisha mu gukora imiti, cyangwa se amazi tuyifashisha mu kurwanya ibyorezo bitandukanye harimo na coronavirus, Ebola ndetse n'ibindi byorezo bitandukanye. Tukaraba intoki n'amazi ndetse dukoresha n'agasabune tukanihanagura. Ibyo byose ni ukubera amazi. Isabune ubwayo ibaho kubera ko bahisemo utuzi duke kugira ngo ibe isabune. Igitambaro nacyo kujya ukihanaguze ni uko uba wagifuza gisa neza, kiba cyagiye mu mazi. Ni ukuvuga ngo amazi afite akamaro kanini cyane abantu. Igiti cyabuze amazi kiba cyakubiswe n'izuba. Icyo giti ntago kiba gifite amazi, kiba cyakubiswe n'izuba kikumagana, amababi yacyo agasa umuhondo. Iyo adasaye umuhondo aragenda kuma kugeza aho izuba rikavunguka ku buryo urifata ukarivungurira mu ntoki zawe. Amazi, inyanja ziramutse zikamye ndetse n'ibiyaga, amafi, ingona ndetse n'ibindi biba mu mazi byose byapfa. Mu mazi hari ibiremwa byinshi cyane. Gusa abantu benshi iyo umuntu avuze ikiremwa cyo mu mazi yiyumvira ifi cyangwa se ingona. Inyanja zikamye, izo nyamaswa zose zahora n'ibibazo bitandukanye. Amazi afatira runini imibiri yacu. Tekereza uko ibiremwa byose byabaho amazi abaye adahari, nta na kimwe cyabaho, byose byazicwa n'inyota bikuma. Kugira ngo ubyemere uzamara iminsi 2 utanywa amazi, uzumva uko uzaba umerewe. Ushobora no gupfa kubera ko wabuze amazi ufite inyota. Amazi ni isoko y'ubuzima. Dufate neza amazi kandi tuyabungabunge. Ntitwanduze amazi kandi ntitumene amazi. Amazi tuyabyaza umusaruro. Nawe utekereza uko wabaho ubaye udafite amazi. Ni ubuzima bubi cyane wabamo. Amazi nicyo kintu kitajya gipfa guteganywa ko kizashira ku isi, kuko amazi ahoraho. Gusa inyanja iramutse ikamye icyizere cyatakara cyane. Bamwe bakoresha amazi y'amasoko, abandi bakoresha mu marobine, abandi bakoresha mu biyaga cyangwa se mu nyanja n'imigezi itandukanye. Amazi agira amoko 2 abarizwamo. Hari amazi y'inyanja ndetse n'amazi y'umugezi. Dufate neza amazi kandi tubungabunga amazi, tuyarinde n'abantu bayangiza. Amazi tuyakoresha twirinda icyorezo cya COVID-19, tukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune. Nitwa Toxic Imani, ndabashimiye cyane.